hari ahantu Yesu yavuze ngo niba ufite ijisho rikagucumuza urinogore, niba ufite ugutwi ukagucumuza ugukureho, niba ufite umunwa ukagucumuza ugukureho, niba ufite amaguru cyangwa akaboko cyangwa ikindi cyangwa ururimi kikagucumuza ugikureho. Donc ndagira ngo wumve ukuntu Yesu afata icyaha. Niba utekereza ko ubuzima bwo muri Kristo Yesu ari ubuzima bukora ibyiza byinshi n'ibibi bikeya, ubitekereza uburyo butari bwo rwose. Inshuti yanjye mwene data, haranditse ku murongo wa mbere mu gice cya 10 cy'umubwiriza ngo isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abosanuka nabi. Iyo ni statement cyangwa se ni ihame. Aravuga ngo niko n'ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. None nkibaza, mbese niba ubwenge n'icyubahiro byononwa n'ubupfapfa buke, ninde ufite ubwenge n'icyubahiro bitononekaye? Ariko nicyo Umwuka Wera yatuzaniye. Nshuti bakundwa mukundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo, tubahaye ikaze ku nyubako y'agakiza. Tunejejwe nuko mwongeye kwemera kubana natwe. Duherukana tuganira ku kubyarwa n'Imana, ku bwoko Imana yibyariye, ku rubyaro rw'Imana, tuvuga ko umwana w'Imana agenewe gutunga byose bikomoka ku mubyeyi nk'uko umwana w'umubiri bigenda. Rero muri kino gice cyacu tugiye gukomeza n'undi tukiri ku nkuta z'agakiza, turimo tuzamura inyubako ubwayo, inzu ubwayo, kuko iyo ushyira itafari ku rindi burya buri murubaka, buri murazamura inkuta. Rero izo nkuta zizazamurwa n'imibereho igaragaza abantu bari muri Kristo Yesu. Rero twari turimo tuvuga ku ivuko, tumaze kuvuga ibyo kubyarwa n'amazi, tumaze kuvuga ibyo kubyarwa n'umwuka. Ubu ngubu ndagira ngo tuganire tuvuga noneho ku mwana ubyawe n'Imana, ibintu bimuranga, ibintu bimugaragaza. Ese ko mu gihe cyabanje Imana yari yaratoraguye, yarasanze Isirayeli ku nzira arimo yigaragura mu ivati, ikamubwira ngo nabeho, yamara kumubeshaho ikamwuhagira, ikamwambika, ikamuhindura umwamikazi, yamara kugera hejuru akayigomera. N'ubu ngubu niko yabarabigenje muri Kristo Yesu. Rero ntucikwe, reka dusengane hanyuma tuganire. Turagushimiye Mwami Yesu kuko duhaye uburyo bwo kuganira. Turakwinginga cyane kugira ngo ubonekane natwe, amatwi y'abumva nanjye urimo utanga, kugira ngo twese tugabane ibyiza byo mu ijambo ryawe, twigishiriza hamwe ku bwawe Yesu. Urakoze, amen. Inshuti mukundwa ukundwa n'Umwami wacu Yesu, ndagira ngo nongere muhe ikaze. Ni Prosperi niyo nizeye mukiri kumwe ku nyubako y'agakiza, murimo muganira muzamura inyubako ubwayo. Rero nari mvuze nti ese ko Isiraheli amaze gukura yagomye, mbese kuri twebwe muri Kristo Yesu niko Imana yabigenje, natwe yaraje isanga twigaragura iratubwira ngo tubeho? Ntabwo ariko byagenze. Imana muri Kristo Yesu ntabwo yagambiriye kongera gutora urubyaro isanze ngo iruhindure abana bayo. Ntabwo yongeye gufata urubyaro rw'inshuti yayo ngo iruhindure abana bayo. Nubwo mu isezerano rya mbere ariko byagenze, kuko ibyo bintu byaragiye ntibyagera ku mugambi w'Imana yari igambiriye, ntibabasha kwerekana icyubahiro cy'Imana mu isi nk'uko Imana yari bigambiriye. Bityo rero itanga Kristo yari igambiriye ko abana benshi ibayobora mu bwiza, aricyo cyatumye itunganyisha umugaba, umuhesha w'agakiza kabo kubabazwa. Imaze kumubabaza ityo, yari igambiriye kugira ngo iyobore abana benshi bazamukomokaho, abana bose ba Adamu bazamukomokaho, ibayobore mu bwiza. Rero umugambi w'Imana ni uko twese uko dukomoka kuri Adamu twongera tukaba abana b'Imana. Ako ni akari ku mutima w'Imana, ni uko itubyara muri Kristo Yesu. Itubyaje amazi, itubyaje umwuka, ndetse n'ijambo ryo kwizera, kuko ibihamya ari bitatu twabivuzeho mu gice cyacu cyabanje. Ibihamya ni bitatu: amazi n'umwuka ndetse n'amaraso. Rero iby'amaraso nabwiye ko ntari bubivugeho, n'ubu ngubu ntabwo ndi bubivugeho. Hanyuma intego z'Imana ni uko twese tuba abana b'Imana.
nyuma yo kuba abantu b'Imana, twese nuko tuba abantu b'Imana, dufite ivuko, dufite n'uburere, kuko ntabwo turi les enfants adoptés, ntabwo turi abana batoraguwe ngo twitwe abana, ahubwo turi abana babyawe, tugomba no kunarererwa mu rugo rwa data. Icyo mvuga ngiki nuko Imana yashimye kugira urubyaro rukomotse muri yo ubwayo binyuze mu Mwuka Wera, ikatubyara yo ubwayo, tubyawe no kwizera, bikagaragazwa no kubyarwa n'amazi, hanyuma tunabyawe ndetse n'Umwuka Wera, noneho tukaba abana b'Imana bwite. Hari ibintu bine ndibuze kuvugaho, nubwo hari byinshi umuntu yakavuze, ariko ndaza kuvuga ku bintu bine bigomba kugaragaza cyangwa se bijya bibi by'ingenzi byerekana ko umuntu yabyawe n'Imana. Ikimenyimenyi urasanga ibyo bintu ndi kukubwira byerekana akari ku mutima w'Imana. Akari ku mutima w'Imana nuko twese tuba abana b'Imana, tukaba baragwa. Ibyo yasezeranye, ibyo yagambiriye kuduha, ntabwo yagambiriye kubiha abana bo mu rundi rugo, cyangwa se abana b'umugaragu, cyangwa se abana b'inshuti, ahubwo yagambiriye kubiha abana bayo bwite. Ibyo biragwa ntabwo ari ibiragwa bizasohora kubera ko Imana yapfuye, no, ahubwo ni ibiragwa ari byo sizakurikiraho isi nshya n'ijuru rishya, ibyo gukiranuka kuzabamo, ibyo Adamu yari aremewe ariko ntabashe kubisingira kubw'umwanzi wamwibye ubutware yari agenewe guturamo, kubw'umwanzi wamwibye ibyiza yari agenewe. Rero ibyo tuvuga cyangwa se ibyo ngiye guheraho ni ibintu bigera kuri bine. Kimwe kiba ishusho y'Imana. Umwana Imana ibyaye akwiriye kuba afite ishusho yayo. Ni ibintu nyine, kuko uko kuvuka si amagambo, uko kuvuka si ibintu umuntu aza kubwira ngo nabyawe n'Imana ngo ni umwana w'Imana. Burya abantu benshi bakunda kubivuga ariko ntabwo bita ku kubyarwa icyo bivuga, kuko uko kubyarwa ntabwo bishoboka ko nshobora kubyarwa n'umubyeyi ngo mbe nta kintu na kimwe mfite ankome n'uwo mubyeyi, ngo nta kintu na kimwe mfite muriyeho n'uwo mubyeyi, ntabwo bishoboka. Kuko uko kuvuka ubwo wabura umwana nyine watoraguwe ukaza kurerwa muri urwo rugo, kandi nta muragwa wo mu rundi rugo uzaraga ubwami bw'Imana, no, ababyawe n'Imana ubwayo. Abamwemeye Kristo bose bakizera izina rye, niba Imana yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi niko bari, kuko batabyawe n'iki n'ubushake bw'umubiri n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Abo nibo baragwa b'amasezerano bagomba kuraganwa na Kristo, babihawe no kwizera, bakezwa n'amaraso, bigahamywa n'Umwuka Wera. Rero uwo mwuka ni umubyeyi nageranya n'umubyeyi w'umumama, kuko agomba kubyara, yamara kubyara akarera abana agambiriye ko icya mbere bashushanywa n'ishusho y'Imana. Umwana w'Imana akwiriye kuba afite ishusho y'Imana. Adamu Imana imurema yari afite ishusho y'Imana. Yari afite ishusho y'Imana gute? Nshobora kubivuga gutyo ukatumaza ngo mbese Adamu yari afite ishusho y'Imana gute? Bibiliya itubwira mu Itangiriro mu gice cyaho nibwira ko ari icya mbere cyangwa se icya kabiri, aho Bibiliya ivuga neza ko Imana yari igambiriye kurema umuntu mu ishusho yayo agasa nayo. Umugore n'umugabo niko yabaremye, ibaremye mu ishusho yayo. So rero iyo shusho mvuga, Imana ni umwuka, niko Yesu yabwiye wa Musamariyakazi, niyo magambo nsubiyemo. Imana ni umwuka. Ntabwo dukwiriye gutekereza ko ishusho y'Imana ari imiterere yo mu maso dufite, ari amaguru n'amaboko n'umunwa n'amenyo. No, ntabwo dukwiriye kubitekereza gutyo ngo ibyo ni ishusho y'Imana kuri twebwe, kubera ko bibaye ibyo ngibyo natwe ubwacu amashusho yacu dufite ntabwo asa mu maso. Ishusho ni forme, ni imiterere, uko kuntu duteye. Rero tubaye dufata ko ishusho y'Imana ari ibyo ngibyo, tukaba twibeshya ko ishusho y'Imana natwe ubwacu ntabwo ibyo bintu bihuye. Imiterere mu maso yacu, nubwo twavuga ko nyine tubyumve neza. Umugambi w'Imana kwari uko umwana Imana ibyaye agira ishusho yayo, nk'uko Adamu yari afite ishusho yayo. Ishusho y'Imana ni umwuka w'Imana muri twebwe, kuko Imana ni umwuka, natwe ishusho yayo ni umwuka wayo uba muri twebwe. Forme cyangwa se image.
mu gice cya 8 ku murongo wa 29 w'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, hari aho yageze aravuga ngo kuko yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Icyo mvuga ni iki ngiki, ni uko mu migambi y'Imana ku mwana Imana ibyaye ishaka ko agira ishusho yayo. Igituma ntinda cyane kuri rino jambo ni uko ukwiriye kuryumva. Niba ishusho y'Imana ari imiterere yo kuba ufite amaguru n'amaso n'amaboko, ukaba ufite umutima, ukaba ufite umutimanama, ukaba ufite umwuka imbere muri wowe, ukaba ufite n'ubugingo whatever n'ibindi bindi ushaka kugeranya nabyo, ubwo noneho ari uwizera n'utizera bose baba bafite iyo shusho. Impamvu ngira nkumvishe neza ko ishusho y'Imana atari umubiri, atari imiterere y'imibereho yacu, ahubwo ishusho y'Imana ni umwuka w'Imana uba muri twebwe. Adamu ishusho yarayitakaje kubw'igicumuro, umwuka w'Imana yamuvuyeho kuko yaremewe kubaho afite bond, afitanye ubumwe n'Imana. Ngira ngo mwarayibonye n'uburyo yise amazina, n'uburyo yarabayeho, n'uburyo yarafitanye umubano n'Imana, bigaragaza ko yari afitanye ubumwe n'Imana. Iyo jumelage cyangwa se ubwo bumwe, iryo sano yari afitanye n'Imana ryerekana kamere y'Imana muri we, kuko ibyo yakoraga Imana yabonaga ko ariko bikwiriye kumera koko. Aricyo cyatumye yita amazina ibintu byose bikaba bityo. Imana iduhana umugisha. Umugambi wa mbere w'Imana nuko abo yamenye kera yabatoranije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abantu b'Imana basubire mu bwiza. Icyo ni icya mbere, ntabwo ndi bugitindeho cyane. Ishusho y'Imana ni umwuka w'Imana muri twebwe, kuko ikindi ndi bwongereho cy'ingenzi ni uko kugira uwo mwuka w'Imana agatura muri twebwe atari cyo bivuga gusa, ahubwo donc nivuka. Icyo mvuze nivuko ni ukubyarwa, ni umwuka w'Imana muri twebwe, ariko noneho duhinduka abana b'Imana igihe ishusho y'Imana ikora. Aho umwanditsi yanditse agasobanura ko abantu bayoborwa n'uwo mwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Igice cya 8 ku murongo wa 14 aho ngaho twari turi mu Baroma. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka amaze gutura muri twe, tuba abana b'Imana igihe ubwo buyobozi bwe bukora. Kuko niba nakubwiye ngo ujye Nyabugogo ukajyayo, icyo gihe ninjye wakuyoboye. Niba nakubwiye ngo ujye Nyabugogo ntujyeyo, ntabwo icyo gihe ari njye wakuyoboye, kuko ntabwo ugeze wemera uko nkuyobora. Bityo ntabwo uzanyitirwa nk'aho ari njye wakuyoboye, kuko mba umuyobozi wawe igihe ubuyobozi naguhaye wabwumviye. Tuba abana b'Imana igihe uwo mwuka wera w'Imana uko yatuyoboye ariko twumvise, cyangwa se ariko twumviye. Noneho nyiri kuri ishusho y'Imana, Bibiliya isobanura mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Kolosayi, igice cya 1 umurongo wa 15, avuga ko Kristo ari we shusho y'Imana itaboneka. Donc Imana ishusho yayo kuko ari umwuka, ntabwo twigeze tuyibona. Muranyumva neza ndibwira. Imana ntabwo twayibonye amaso ku maso ngo tumenye ishusho yayo ari iyihe, ariko nushaka kumenya ishusho y'Imana urebe Kristo. Urwandiko rw'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 15 haravuga ngo Kristo ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Ni ukuvuga ngo nushaka kumenya ishusho y'Imana, nushaka kumenya ubwiza bw'Imana, uburebere mu maso ha Kristo. Haleluya. Ubirebera aho ngaho, kuko Kristo, nushaka kumenya imiterere y'Imana uzabireba kuri Kristo. Uko Imana yitwara, uko Imana ivuga, uko Imana ikora, uko Imana ifata imyanzuro, uko Imana ibabarira, uko Imana yihangana, uko Imana ikunda, uko Imana, donc nushaka kumenya ishusho y'Imana uzarebe Kristo. Mwohereje gusoma ubutumwa bwiza bune ngo urebe imico, urebe kwihangana, urebe kwitonda, kwihangana, kwirinda, kwigeta. Ibyo bintu byose ubirebe kuri Kristo, uzamenya ishusho y'Imana iri muri Kristo. Rero ishusho y'Imana niyo ngiyi Imana ishaka ko umwana wayo agira. Ashaka ko tugira ishusho y'umwana wayo, ishusho y'Imana. Niyo kamere ya mbere, cyangwa se nicyo kintu cya mbere kiranga umwana w'Imana. Ikintu cya kabiri ngira ngo nkubwire, Pawulo yacyandikiye itorero ry'Abafilipi mu gice cya 2, ageze ku murongo wa 5. Ntabwo ndi buhajye, wowe uri kureba uzajya uhajya, kuko wanahagarika ukabanza ukareba umurongo mvuze, ariko njye ntabwo ndi buhajye. Haranditse ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Pawulo yaramaze kuvuga amagambo menshi kuri Kristo, nubwo uwo
yari afite akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata n'ibindi, ariko arangije aravuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Kugira umutima wari muri Kristo Yesu ni obligation, ni itegeko, ni ikintu umwana yamaze kuvuga abyawe n'Umwuka Wera. Ishusho y'Imana yamaze kuboneka muri we, kuko mu bisanzwe mu byari biriho Umwuka Wera ntiyashoboraga gutura mu muntu, yashoboraga kumuhangaho ariko ntiyashoboraga gutura muri we, kubera ko bitashobokaga umwana w'umuntu atabanje gucungurwa ngo yemererwe kuba inzu y'Umwuka Wera. Rero Umwuka Wera abasha kuba muri twebwe tumaze kwizera igitambo cya Kristo. Umwana yavutse yego, ariko noneho dutangiranye n'uburere icyo Umwuka Wera nk'umubyeyi arimo arerera umwana kuba cyo ni ukugira umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima ukomeye ukava muri we wari umeze nk'ibuye, akagira umutima mushya, aribyo twavuze mu Maroma mu gice cya 8, aho yavuga ngo mu gice 12 avuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imitima mishya ni umutima wari muri Kristo Yesu. Ibyo biri mu byo tugomba kwiyambara, ibyo tugomba gutunga. Igihe tuvuga ko turi abana b'Imana, dukwiye kuba dufite ishusho y'Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, dukwiye kuba dufite umutima wari muri Kristo Yesu. Nuze gucikwa n'agace kacu gakurikiraho ko turaza gusobanura umutima wari muri Kristo Yesu wari uteye ute, cyangwa se ubumeze ute iyo tuwufite nk'abana b'Imana. Nshuti bakundwa, turakomeje turimo tuganira ku byerekeranye n'imiterere y'umwana Imana ibyaye. Twari turimo tuvuga ku ishusho y'umwana w'Imana ko ikwiriye kuba ari ishusho y'Imana iba muri we, kandi iyo shusho ni Kristo, ni imiterere ya Kristo, ni imyifatire, ni imikorere ya Kristo. Rero twari tuvuze gato ku mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu, Bibiliya itubwira ko dukwiriye kwambara nk'intwaro. Bibiliya itubwira ko dukwiye gutunga umutima mushya. Bibiliya itwereka neza ko iyo tubyawe n'Imana dutunga indi mitima. Ubwo umutima ni ikintu gikomeye. Ni Bibiliya itubwira ngo urusha ibintu byose gushukana, niko Yeremiya yanditse. Aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ugira indwara ntibizera gukira. Ndetse arimo yandika Salomo imigani, aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kubera ko iby'ubugingo ariho bikomoka. Nimvuga umutima, nshuti bakundwa, ntimuze kumva umutima wacu usunika amaraso, sibyo? Ntimuze kuza kumva ibyo ngibyo, ahubwo ndashaka ko mwumva uruganda rucurirwamo iby'ubugingo, cyangwa se rucurirwamo imigambi. Ndifashisha amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, na Mata yabivuzeho, ariko ntabwo ndi buhatinde cyane, aho Yesu yavugaga ko mu mutima w'umuntu, yarabanje kubwira abantu ati namwe ntabwo murajijuka, ntabwo muzi ko ibiva mu muntu atari ibijya mu muntu atari byo bimuhumanya, ahubwo ibijya muri byo bimuhumanya. Aravuga ngo mbese, mwihangane ayo magambo nyasome kuko ushobora kuba ari ubwa mbere wenda wowe ubyumvise, hanyuma nkabica hejuru ugasanga kubyumva birakugoye. Reka nkoresha muri Mariko igice cya 7 ku murongo waho wa 20. Haranditse ngo, aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mutima w'abantu ariho havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi, no kugira nabi, n'uburiganya, n'iby'isoni, n'ijisho ribi, n'ibitutsi, n'ubwibone, n'ubupfu, n'ibindi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Rero umutima ni uvuga uze kuza kumva uruganda rucurirwamo ibyifuzo, amarangamutima, ubushake, ibyo bita sentiment, feelings, emotions, ibyo bintu byose tujya tugaragaza inyuma. Kuko umutima umeze nk'ububiko, niwo dukuramo ibintu byose dutanga. Uyu mutima ndi kuvuga ni umutima Bibiliya ivuga, ntabwo ari umutima dufite usunika amaraso. Mbisubiyemo kugira ngo byumve neza. Rero
umutima wari muri Kristo Yesu dukwiriye gutunga usa nk'aho ari urwo ruganda ndimo mvuga rukwiriye gucura ibyo bintu. Yesu rero aravuga ngo mu mutima w'umuntu niho havamo ibyo byose, hashobora kuvamo kwifuza kubi, hashobora kuvamo guheheta, gutukana, gusambana n'ibindi bibi byinshi bishobora guturuka mu mutima w'umuntu. Rero Kristo ashaka ko umwana cyangwa se akari ku mutima w'Imana nuko dutunga umutima wari muri Kristo Yesu nk'uruganda rushya rwo gucura amarangamutima, rwo gucura imyifurize, rwo gucura ibyiyumviro, rwo gucura reactions zose cyangwa se uburyo twitwara mu bibazo. Rero ubusanzwe reka mvuga kino kintu kugira ngo urushaho kubyumva, iyo umuntu agize ikintu agukorera umutima ugucurira ikintu cyo kumusubiza. Reka mbivuge muri iyo mvugo, niyo umuntu agututse umutima ucura feeling, ucura icyiyumviro cyo kubabara no kurakara. Niba umuntu akunyaze umutima ucura icyiyumviro cyo kugaruza ibyawe. Niba umuntu aguhemukiye mu buryo runaka cyangwa se n'umuntu agusekeje, umuntu akunejeje, umutima ucura ibyiyumviro byo kunezerwa, byo guseka, byo kumukunda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero umutima ndimo mvuga ni uruganda rucura amarangamutima, rucura ibyiyumviro, rucura personalite, rucura imyifatire n'ibyo tugira. Rero itandukaniro riba ryari inshuti bakundwa, ni igihe Prosper nzaba ntunze umutima wari muri Kristo Yesu, ukaza ukankubita urushyi mu musaya umwe, wamara kunkubita urushyi mu musaya umwe, mu mutima wanjye mu ruganda rucura ibyiyumviro, rucura amarangamutima, rucura ubushake, rucura imigambi, nkakoramo, kuko umutima umeze nk'ububiko. Bibiliya idusobanurira ko umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu bubiko bwe bwiza, cyangwa se agatanga ibibi abikuye mu bubiko bwe bubi. Ubwo bubiko ni umutima. Nkakora mu mutima wanjye w'ubumuntu. Iyo nkozemo nsangamo amahane, nsangamo gutukana, nsangamo kwangana, nsangamo guhora, nsangamo kurwana, nsangamo kubeshya, nsangamo bya bindi byose by'imirimo ya kamere. Kuko imirimo ya kamere ntabwo kamere ari ikinyamaswa kiryamye mu twego gisinziriye, no, ni imirimo y'ubumuntu uko umuntu asanzwe yitwara. Ibyo nibyo byitwa kamere, ni imirimo kamero y'imiterere yacu isanzwe. Iyo nkozemo rero mu mutima wanjye, muri ubwo bubiko bwanjye, iyo umutima wanjye ukiri kwa kundi utigeze ubaturwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo, bituma nkoramo nkasanga ko ngomba kwitwara nk'abantu, nanjye nkamusubiza, nanjye nkamukubita, nanjye nkamwanga, nanjye nkamutuka, nanjye nkamucira icyo mfite n'icyo muha. Ariko iyo mfite umutima wari muri Kristo Yesu, iyo mukozemo mu mutima wa Kristo Yesu, nkasangamo guhora, nsanga nta kurimo. Mu mutima wari muri Kristo Yesu nsangamo ubugwaneza, nsangamo amahoro, nsangamo ubuntu, nsangamo urukundo, nsangamo ineza, nsangamo no kwihangana. Uwo mutima wa Kristo nukuri kose ni intwaro, kuko bituma uko isi cyangwa se abantu batugose, baduhemukira, batugirira neza, batekereza ko turi bwitware atari ko babona, ahubwo bakabona uruganda rucura ibisubizo dutanga ntabwo ari uruganda rw'ubumuntu, ahubwo ni uruganda rwa Kristo. Icyo gihe ntabwo tuba dutwarwa na kamere, ahubwo tuba dutwarwa n'umwuka, kuko umutima wa Kristo Yesu ntitubasha kuwutunga tudafite umwuka wa Kristo, kubera ko ni ibintu bigendana. Imbere tuzareba no gutekereza kwa Kristo, kuko ibyo bintu birakora nuko ari bitatu. Umwuka ukorana n'ibitekerezo byacu, wamara gukora n'ibitekerezo byacu ukanakorana n'umutima. Uyu mutima ntabwo ngo si umutima uyu nguyu dufite, no, ahubwo ni umutima dutekereza nk'uruganda rucurirwamo imigambi, ibyiyumviro, amarangamutima, uko twitwara n'uko twiyumva. Imana itugire neza. Rero Petero arimo yandika mu gice cyaho cya 4 cy'urwandiko rwe rwa mbere, aravuga ngo natwe twambara umutima wa Kristo nk'intwaro. Avuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo kuko umuntu wababarijwe mu mubiri aba amaze kureka ibyaha rwose, kugira ngo ahereko amara iminsi isigaye acyambaye umubiri, ariko atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu. Ayo magambo muzarakomeye mwihangane nyasome kugira ngo mutagira ngo ni amagambo ari aho gusa.
handitse ngo ni ukubwo Kristo yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Imana itugirire neza cyane. Petero yaduhaye inama y'uko dukwiriye kwambara umutima wa Kristo, tukawambara nk'intwaro. Kwambara nk'intwaro ni gute? Ni ukwambara nyine tukaba tugufite ari rwo ruganda dufite rucura amarangamutima n'ubushake na reaction, nuko twitwara duhuye n'ikibazo, nuko twitwara duhuye n'icyiza, nuko twitwara duhuye n'abadukunda, nuko twitwara duhuye n'abatwanga, nuko twitwara duhuye n'abaturenganya, nuko twitwara duhuye n'abatunezeza, nuko twitwara urwo ruganda rwari muri Kristo. Ubwo bubiko bwari muri Kristo nibwo dukwiriye gutunga, tukabutunga. Kuri Petero naho kubutunga ari intwaro kuri twebwe, kuko bigaragaza ko turi abana b'Imana bwite ubwo dufite umutima wari muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Kuko ushobora gutekereza ko wenda gukora ibyaha ari ibintu bisanzwe, cyangwa se ari ibintu bishobora kuba ku muntu wese nk'uko ku bandi biba, ariko reka mbabwire, ntiwibwire ko kuba warizeye Kristo ari cyangwa se kubyarwa n'Imana, cyangwa se kuba uvuga ngo nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, bivuga ko ukora ibyaha ejo ugakora ibyiza, ukagira ubuzima bw'uruvange, cyangwa se ukajya ukora ibyiza byinshi ibi bikaba bikeya. Ushaka kubitekereza gutyo kuko wenda aribyo ubona mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko ndakumenyesha nshuti mukundwa ko intego z'Imana atari izo ngizo kuri wowe. Ahubwo intego y'Imana ni ukugira ishusho ya Kristo, ukagaragara nk'uko Kristo yagaragaraga. Kuko iyo ngiyo niyo shusho y'Imana itaboneka. Ubwiza bw'Imana mu maso ya Kristo ni ubwo ngubwo. Hanyuma ukagira umutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima wa Kristo uwo mutima wari muri Kristo Yesu ugaragazwa n'imyanzuro n'imvamutima tugaragaza, n'imyitwarire tugira mu bihe runaka bitandukanye. Kuko nushaka kubimenya nabwiye ngo uzajya ureba Kristo. Imana itugirire neza. Rero ubuzima bwo kuba umwana w'Imana ntabwo ari ubuzima bugenda gutyo, none nakoze ibyiza byinshi ariko hajemo ibi bikeya, nabikoze ndabyihana, ukumva ni gutyo. Umugabo witwa Salomo yandika mu gitabo cy'umubwiriza, hari ahantu yageze avuga ijambo rirantangaza, numva rirantunguye. Yaravuze mu gice cya 10 ku murongo wa 3, aravuga ngo, mureke iri jambo nisome, kuko niba utekereza ko ubuzima bwo muri Kristo Yesu ari ubuzima bukora ibyiza byinshi n'ibibi bikeya, ubitekereza uburyo butari bwo rwose nshuti yanjye mwene data. Handitse ku murongo wa 1 mu gice cya 10 cy'umubwiriza ngo, isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abose anuka nabi. Iyo ni statement cyangwa se ni ihame. Aravuga ngo niko n'ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. None nkibaza, mbese niba ubwenge n'icyubahiro byononwa n'ubupfapfa buke, ninde ufite ubwenge n'icyubahiro bitononekaye? Ariko nicyo Umwuka Wera yatuzaniye. Nicyo Umwuka Wera nk'umubyeyi aduhamagarira kuba cyo, ishusho ya Kristo, umutima wari muri Kristo dukwiye gutunga nk'intwaro. Kuko niba wari usanzwe urakara, iyo wamaze guhindura ububiko, iyo ukoze mu bubiko kugira ngo uzamure amahane, usanga mu mutima ari muri Kristo Yesu, ubwo bubiko ayo mahane ntayabamo, ahubwo harimo ubugwaneza, ni neza, harimo amahoro n'urukundo no kwihangana n'ibyishimo n'ibindi bintu byose bitagira amategeko abihana. Imana itugirire neza. Kuko isazi ipfuye ituma amadahano yoshejwe n'abose anuka nabi. Niko ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Rero kugira ngo ukunde ugire ubwenge n'icyubahiro by'umwana w'Imana, nuko ubutunze umutima wari muri Kristo Yesu nk'ububiko ukakubera intwaro. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Kuko gukora icyaha ntabwo ari ikintu cyoroshye nk'uko wabitekereza. Muri Matayo 5:29 hari ahantu Yesu yavuze ngo, niba ufite ijisho rikagucumuza urinogore, niba ufite ugutwi ukagucumuza ugukureho, niba ufite umunwa ukagucumuza ugukureho, niba ufite amaguru cyangwa akaboko cyangwa ikindi cyangwa ururimi kikagucumuza ugikureho. Donc ndagira ngo wumve ukuntu Yesu afata icyaha. Urumva uburyo Yesu afata icyaha ntabwo ari uburyo bujenjetse.
kuko rero bidashoboka ko ingingo zose uzikuraho. Urumva amaso akaba warayakuyemo, amatwi akaba warayaciye, amaguru n'amaboko akaba warabivunnye. Biramutse bigenze bityo, kuko ni byiza ko tumenya uburyo Yesu abona icyaha, kuko bituma natwe tugifata aho seriye, ntidukine nacyo ngo twumve ko tugikoze nta birenze, ntacyo bitwaye, ntacyo byishe, nitwihana birarangira. No, aho kugira ngo izo ngingo zacu tube twarazikuyeho, aduha inama nziza: gutunga umutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima iyo tuwutunze, wo nkomoko y'ibyo twibwira, we nkomoko y'imigambi, we nkomoko y'amarangamutima, y'amavamutima, we nkomoko ya bya bindi byose tugaragaza inyuma ari byo byaha Bibiliya isobanura ko ari byo bihumanya umuntu. Iyo dutunze umutima wa Kristo, bituma tutabasha kugwa muri ayo makosa, bityo ingingo zacu zigasugira, kuko twahinduye inkomoko itera izo ngingo gukora ibyo byaha n'ibicumuro. Imana itugire neza. Dutunga umutima ari muri Kristo Yesu, nituwutunga uzatubera intwaro ituma tubasha kunesha abanzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Intwaro ituma tutabasha kugenda nk'uko abayoborwa na kamere, abayoborwa n'umubiri, abayoborwa n'ubumuntu bagenza, bitume bigaragara ko turi abana b'Imana koko. Uwiteka aguhire, ntuzacikwe n'ibishacu bizakurikiraho. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Mwami Yesu ko udukunda kandi ukatwitaho. Turakwinginze ngo ubuntu bwawe bwo kuri twebwe, turakwinginze kandi ngo utwigishe kumera uko bikwiriye abagendera mu butumwa bwiza ko bwa Yesu Umucunguzi. Urakoze. Amen.